I was born in this Kinyinya sector, right? I am developer. As you know. I am developer. Software developer. You know the meaning of software? Compresseur de nouveau. Je suis, tu suis, il suis, nous suis, vous suis. Muntu uyu munsi nakiriye abantu kuganira nabo byo biragoye. Your quality ziramfata. Tell me where to go, it doesn't matter. Hadonai unkozeho ndatwarwa. You so sexy baby, along you with you get the power. Go dance. Cyaze. Uretse gato abantu sibyo ngo yamana arenze mu bikure twongere Special TV show. Ya pula pomole hose tubanje kubasuhuza mugomeje kumva nyuma ya kamera ni Blaze Beat nkaba ndi kumwe n'amacono abiri hano iyo bita Kizo TV show indi bakayitanyira rero kayivugira bahita ngo bahita Special TV show nakazaza Media TV cyane ni 3 koma na kamera ebyiri ya turasuje nyine mwege mudukunda aho muherereye hose Imana ibahezagire turababwira ati turabakundaga naho uhiri ni mudukundaga witwandikiye muri comment uyu munsi nkaba ndi kumwe n'abastari babiri abakozi so nabimana simbizi ariko ndi kumwe n'abastari babiri cyo nzi umwe no mu kinyi wa filime none no mu kinyi wa filime wanaririmbaga akagira ngaho akagushwa n'umuntu bita Irene mbanje kwasuza abasore banyu meze neza meze fresh yaha nk'umuntu kubonye bwa mbere uko buri munsi twunguka abantu mushobora kuba kubonye bwa mbere urinde nitwa nde nkora bino Okay. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi ba zino channel zose kare 3 cyane akazaza Media TV cyangwa akazaza group. Yego CEO wayo nguyu ubwo ngiye araza kuvuga umwanya wanjye okay. Amazina nitwa Bagaza. Okay. Naryo ni iryanjye ariko abantu bakunda kumumagara White, Be White. Okay. Cyangwa sauti iryo ushaka ndumva ari ibyo hano hana CEO ivuge ya ready aracyari CEO wakazaza Media TV akaba CEO wakazaza Media TV akaba CEO wakazaza Media TV impamvu mbisubiye no kugezanya kubimbaza incure 3 ngiye kambabaza uretse gato kumbwira abanyarwanda akunda bakoze sibyo Man, umubwira iki nagusubirishamo ngo uvuze ngo niyo munsubiyemo 3 rero. No, ukubivuze rero nanye ko ngiye kubikora. Yego. CEO wabigizwe nande hari hapfuye nde yarabaye iki? CEO. Nasi ugize company yawe. CEO begusaba kwimika cyangwa uriyimika. Ufite company bita ngo iki? Iyo ngiyo ndi gukora ndi. Akazaza Media Limited Group. Ni company ikora ibintu byinshi. Ikora video, ikora ama website dore muhungu no muhanga. Dukora ama flyers ibintu byinshi nyine tu ni company tu animation amakatuni amagame ama application ushaka na WhatsApp yawe yihariye twayigukorera WhatsApp yihariye zibaho uzajya ukoresha wenyine private WhatsApp ubwo nyine ni yawe wenyine n'umuryango twagukorera ya chat y'umuryango mukajya gukoresha ari umuryango gusa yego ndetse kubera iki utaye nkorera none nge nkabyemera twabikoze byo nta kibazo urabinkorera telefone yanjye dore ngiyi nabonye akira cyangwa nibigushurwa n'indi kintu telefone kanya ibyo ngibyo biragorana bisaba umwanya ntago bisa uwo mwanya tunawureke sibyo bumfashije telefone yawe urakoze bisaba icyambere cyo ni machine yanjye icya kabiri bisaba ko bumvikanye na nyiri company nkorera ko ntago nikorera nkanda ngumvikana CEO wanjye sinzire muri kumva icyo kintu yego noneho wamara kumbwira gutyo wamara gukora ibyo bintu byose ukamereza first amabara ndibuze gukoresha muri app yawe cyangwa website ukamereza Yes, bro. No. Get stop, bro. Now I'm gonna speak in English only. I'm not speaking in Rwanda because of I'm a CEO, bro. Okay, tell you. Yeah. Go research your camera. Yeah. So you speak English. Yeah. Nothing more. Yeah. Okay.
Tell us this. Okay. Go, bro. Tell us this. Tell us this. Okay, let me continue in English. Let me Yeah. introduce my work in English, right? Yeah. Before creating Yeah. my app, Yes. you can give me any. Don't speak you can, bro. Yeah, try English. Your English is bad. Let me tell you in a language I whatever I want. Right? Let me tell you any language I know. Ari kukubwira ngo uretse semewe. Ururimi nagarwa. Oya, Mureke mvuge ururimi nzi. None se. Ariko urwo rurimi nta kinyarwanda kiri buzemo. Yego. Ubusanzwe ngiye bundi umukongomani. Twagiye. We umugabo mukongole. Reka ndeka kubivugira ni munera amabuye. Ni munera amabuye. So, okay. Jina langu ni Bagaza. Minatoka Gatsata. But I was born in this sector. Yeah. I was born in this Kinyinya sector, right? I am developer. As you know. I am developer, software developer. You know the meaning of software? Software. Software is a part or is untouchable. Bro. Untouchable. Twumvikanye ko ugiye gukoresha igiswahili gusa. Okay. Kiracyumva se? Nakiri abantu Ndavuga icyongereza ntucyumva. Nta munyamakuru w'inka ubaho. Je n'ai pas la vache. Je n'ai pas la vache. Oui. Qui suis congolais. Yego. Qui abarimu b'igifaransa mu hafi. No. Tuvuge nk'urugero ushatse kuvuga ngo njyewe nazi igihe akanya mu gifaransa wakoresha iyo nteruro. Je suis retrouvé dans une gihe. Tiwe none ushaka kuvuga ngo ira ni igihe tiwe dimo tiwe personne et tiwe demo. Ira ni igihe cyangwa n'umuntu. Tiwe personne et tiwe demo. Compresseur de nouveau. Muntu uyu munsi nakiriye abantu kuganira nabo byo biragoye. Umwe aravuga ikinyarwanda kandi akavuga igiswahili. Twagiye rero sibyo. Kizima rero abanyamakuru uretse gato abanyamakuru mugiye kwiga ko muzamura impamvu nkoze ibi bintu muzamura n'imari zigiye zitandukanye sibyo kwifata rero kigira umunyamakuru nka Kizo nta ruri muzi Memurete itonde bureze nkubwire muntu uzi ko uri ukurikiye iki kiganiro yego televiziyo yose ikurikiyeho ntago twe tuyizi cyangwa ntago uyizi no kuko ari wowe uri kurikira you know ugiye kuganira n'uwo muntu mwicaranye uri umunyamakuru ngana umunyamakuru ngana mbere ujyana n'uwo muntu mwicaranye yego akira umva se ngiye mbaye nanaceretse akira muganira kubita igifaransa mumva mu gifaransa mu cyangwa mu cyongereza twagiye okay twagiye go let's start bro nk'umunyamakuru agiye kumbaza let's start reka duhere kuri introduction nta English kibazo only kamere gutya nta kibazo yes my name is LC Films. Yeah. I'm serious, bro. I'm angry. I'm angry. Anytime, bro. Anytime No, I'm not frightened. I'm here anytime. I'm here, bro. I'm not in this country. Yeah. I'm not if. I'm not if. I'm now. Here now. Jesus. No, sake me, bro. No, sake me. No, sake me, bro. Oh, yeah. Journalist means what? What's your name? My name is LC Filmus. My job is entertainment and showbiz. Introduce your name. Introduce your name. Name your job. You. Okay, my job is there. City. Jesus is love. No, tell us sound here, bro. No, tell us sound speaking. Jesus is love. Where was here? Gino Bonye musani. Uretse gato itonde. Ariko abanyamakuru mukennye ikintu. Wenda reka twege nk'abadeveloper ngo tujye tuvuga, sibyo? Ariko abanyamakuru mukennye ikintu bita ururimi. No. Uravuka uvuza ururimi rumwe nk'imbwa. Imbwa niyimoka ururimi. Oya, uretse gato itonde gato ngubwira icyongereza mu mirimo. Don't seka me.
Jesus. Oya rega hari ukuntu uziya ngwino kuri kamera hano ngwino hano niwe wizanye uyu nawe ni umuhanzi icara hano fasha baga uretse gato hano turi gupfa ibintu by'indimi abantu tutize muraza kubiraza kubakoraho ntago wize pe oya biraza kugukoraho uziye meze bite Ni kuri neza. meze fresh Kabisa. ko muri minsi ngufite indirimbo cyashya Ndabica we. iri mu rundi rurimi Ndabica icyongereza gusa. nabivuga arakennye terazihiya terazihiya urumva akanya twica hano sibyo twakiriye umustar cyangwa umuhanzi nyarwanda ntabwo ngiye namuvuga izina rye we afite ingoma nshyashya iri kuza cyangwa nubuze ndahita ngo yarasohotse ariko amashusho n'ibintu byose byarangiye ya danje iri mu cyongereza oya agasitayilo gatoya Borivuga iravuga Adonai unkozeho ndatwarwa yo quality ziramfata temiwe rugoyi doesn't matter Adonai unkozeho ndatwarwa you so sexy baby along you with you get the power go dance cyaze uretse gato abantu sibyo ngo yamana arenze mu bikure twongere kandi kantu kamwe yamana nukabyimuvuga mu bagabo ariko Adonai unkozeho ndatwarwa yo quality ziramfata temiwe rugoyi doesn't matter Adonai unkozeho ndatwarwa you so sexy baby along you with you get the power danse ya njyewe kamabwiza ukuri aho uherereye hose si ibanga aka kanya muye n'umuntu arankomye bro none se hari akantu Adonai nziko ari abantu bitewe n'ururimi umuntu akoresha nziko Adonai ari ijambo ari nk'Imana nikeka mvugo ko cyane Imana sibyo ariko Adonai akugira unkozeho ndatwarwa nyine kuvuga Adonai nyine hari nko kuboro nyine hari nko kuboro umuntu ashobora nyine gutuma wiyumva mu bundi buryo so iyo wumvishe mu bundi buryo rero nyine biba byarenze ubundi rwego nyine ni nko kumva ibintu byarenze ubundi rwego nyine kuvuga ati Mana yanjye unkozeho ndatwarwa nyine tu urubwira uwo mubebi ubwira ni nko kubwira uti ni nko kurahira nkuko umuntu arati rwose so rero abantu mudukurikiye iyi ngoma njye nyukunze narayumva narumva iri mu beat narumva producer ari kuvuga introducinga nk'umunyamakuru uyu munsi twagize imana twagize amahirwe twakiri umunyamakuru umunyamakuru wa mbere kuri Kizo TV show ndetse no ku Kazaza Media TV ari nawe CEO wayo wa Kazaza Media TV uyu munsi turi kumwe n'umuntu bita Uziya wewe Uziya imeze bite ubundi ni fresh bright ase yo niyo mazina yiswe n'ababyeyi Uziya wanze guhindura ndiko nitwa nyine nanze kwirirwa mbindo uyu muhungu rero nabahuje bamwita ngiye banyita Bagaza ndi umudeveloper ikintu numva gihari Vietnam basi nyine batuje amateka yayo ni nkuru ni uko nabivuga ikintu cyabayeho hari akantu ngo yamentioninzemo ngo bambwira ngo cyagiye papa ngo papa wanjye ngo yari umusirikare ngo nawe ngo yagiye kurwana ngo muri Vietnam bagenzi be nimwe mwibuka neza ku bantu bayirebye bahise bavuga so nkupana kamera hano ngire yego ngoko bagenzi be neza yamwibuka ku bantu bayirebye bahise bamusubiza ngo papa we n'umuntu n'umunyacyubahiro nimba yarwaye muri Vietnam ako kantu niko kari koroje muri Vietnam kandi niko kari katumye nyine iyo filime bifuza ko yasibwa ku isi nyine ntigira andi hantu yongera gukinwa ndetse no ku rubuga rwa Netflix iyo filime Squid Game urumva yari koroje ibintu byakomeje nyine kubanuza urumva no kuri website ahantu hose nyine yagaragaye bishobora kuza kuba itegeko ry'uko bigomba gusibwa ndetse kandi muri uyu mwaka tukaba twiteguraga byibuze kongera kureba season ya 3 yayo
ku bantu bayikunda natwe turayikunda ariko kantu urumva nyine ko kantu kagiye gutuma filime ishobora kuba yagira ute yasibwa ikaba yasibwa nyine burundu nkuko hari izindi filime zagiye zisibwa ku rubuga rwa Netflix nabwo bitewe n'igihugu cya Vietnam nabwo sinzi nimba hari indi filime yitwa ibyo reka tubiveho tuzatubigarukaho gusa ikintu gihari nuko umuntu bita Uziya turi kumwe hano umuntu ufite imana yo kuririmba watama kandi kantu kamwe muri yandi mu mazi iminsi umaze igihe usohoye dopamine dopamine yeah. Sometimes I wonder why ukomeza kugumana nanjye yet I can't get enough of you bigahita bincanga gusa dori I'll go stay by your side together all night I'm sorry nubwo nyita keto gusa ngiye kwitanga nkorera y'amadola ndabizi wanyuba mbonamo kananga niba shona neza uburyo nakwipevera nibazi ko amajoro ndarayavamo agashato yego ndi bad boy uranzinza kugira uwanjye be forever sinita ku byo bavuga abandi I'll go take you away yego ndi bad boy uranzinza kugira uwanjye be forever sinita ku byo bavuga abandi I'll go take you away ceceka dutuma bagaza sinzira dore abayirobo aga kaba n'abayirobo byagenze bite saga umukiro so twumve hari ukuntu umvaga ari bari kubwira ukuri kw'Imana ngiye nemeye we sinzi impamvu abantu dukunda gukora ibintu twicaye ahantu hamwe turi inyuma nyine y'ibintu yego twahishwe byinshi ubona ko impano nshyashya zirahari za danje developer mwese bantu mweditinga dore abantu bakamera sibo beditinga mwamva mwarahishwe hano hari umuhungu ndamva niba ndi bukora iki niba ndi bukore website nkayitawe niba ndi bukore game nkayitawe sigareka yakwemeje muri make yanyemeje ko insinziriye man ukazuza meditative wakuye umufana ni kuri neza sante kabisa kandi ni benshi hano bwa ari uyu wenyine ndabizi ko ari benshi bakunda imiziki nyarwanda ndabizi ko ari benshi bakunda indirimbo zacu ndetse n'iby'iwacu muri rusange byose hamwe na filime nyarwanda bagomba kuzira kandi bakanazikunda cyane ni nk'itegeko ndetse si no kuzikunda gusa ugomba kuzikunda cyane rero urumva nje ntagarutse ku muntu wavuze ngo ndi gukina theatre sha yarambabaje mani bibaho tubibaho kabisa yarambabaje bro je baze kubwira umuntu ngo mfite imana yo gukina filime ngo kina twumve kuri telefone umuntu sinshatse kumuvuga ko nzamuvumba ariko nawe nabyumbaza atamenya ko ari bimwe ngo kina twumve twumve ikintu giharaga ikintu nshimira Imana nuko wenda nta muntu ngisaba support cyangwa ngo iki support ziba zihari ariko ntawe nyigena ngo mpfukamire nzakora ibyanjye nifate nk'umuntu wa danje buri kintu cyambere kwifata nk'umuntu wa danje nyine wa mbere ariko mani umva ko ari imbere ya bose bro ubundi ikintu cya mbere as long as ukiri muri industry ikintu cya mbere ugomba gushyiraho umutima ntago ari gushaka abantu ngo bahore bagufasha wenyine you have to keep working kugira ngo bakomfirime tu bamenye yuko nyine uhari bamenye yuko hari nyine bavuga ati hari umuntu uzwa gutya na gutya atari kuvuga ngo ngushaka gusohora indirimbo ya mbere cyangwa usohoye movie ya mbere ngo uhite ujya kubwira umuntu gushaka ibiganiro mara abapete bamaze imyaka nk'itanu bihiringa kandi batarajya muri ibyo biganiro nakubwira ngo mfite Denacha sinzi nimba muzije Denacha ndamuzi uriya mutipe Imana akora boro zirenze tu sinzi nimba abantu bajya babyumva sinzi n'abanyamakuru bo mu Rwanda babyumva biriya bintu ariko ugasanga mani wa muntu utakoze hari umuntu bateye ku gitaramo cya Davis D tipe kananutse ukuntu ngo karahagize koko ngo kahasize umwanda sinshatse kumuvuga ariko nzamuvumba nawe izina rye ritangizwa na D sinshatse kubivuga cyane nkuriya yaririmbye izihe ngo wita inshuti ako nyine kidone biterwa na connection ariko nyine no kujya muri mu Rwanda ntabwo twavuga ngo ntabwo umuntu aririmbye izihe ahubwo man uriya umuntu uzajya kubona ukabona indirimbo yiwe ikugezeho nta link yaguhaye pro umuntu abari gukora mu Rwanda kuzamuka biragoye biragoye byatari umuntu ushaka gukora igihangano kikarebwa nta bintu wapfa gukora ngo bikunde nyine bigoranye muri iyi minsi kuko ujya kumwe influencer akakwaka amafaranga wajya kuri ndakakwaka amafaranga ugeze hose ni amafaranga promotion ni amafaranga umukuru w'igihugu nadutabare pe dushakira tujya kumurikira Imana ariko harari muri ati Rwanda arahari man arahari ariko man ngiye nizerera mu gukora to demo umuntu akomeza gukora agenda abona so nyine urebye nka movie ya mbere wasohoye abantu wari ufite icyo gihe ntago ari bufite ubu ngubu hari abantu wagiye ukomfirima bitewe n'uko nyine bagenda bavuga ati uramuniga kora ibintu bimeze gutya ukagenda nyine ubona izindi connection nanjye indirimbo nahereye abantu nari mfite sibo mfite ubu ngubu manaragiye numva izindi connection nahuye n'abanyamakuru ba TV nahuye n'aba radio mura n'ibiganiro nyine
demo ukomeza Abantu ugenda ukora benshi, ugenda ukora ugenda ugenda uzamuka. wimprovinga niyo kintu rero inama wagira nk'abantu bajya kwaka abantu ibinyamakuru ibiganiro cyangwa bakora nyine ibintu nk'ibyo ngibyo yaba ari iyihe? ubundi niba uri umuhanzi man mbere yo kufokasinga gushaka ibiganiro Yego. fast free banza fokasinga umenye ngo banza umenye ngo fast free nakoze audio ifite karite, nakoze indirimbo nziza, Yego. nkora na video man. Nekereza yuko iyo wakoze ikintu cyiza man ntago umuntu yakwima ikiganiro tu. kuko mu Rwanda icyo nabonye cyo niyo bagiye kuguhereza ikiganiro bari views uhagaze. N'ubundi ntago n'ubundi nyine akenshi barebera kuri views, ariko n'ubundi umupeta ufite tala man, umupeta ufite tala iyo ugize imana mu kumvikana ari umuntu wumva nyine uza agaciro ka industry atarebeye ku biceri man arabyemera. Rero niba uri umuhanzi man nyine wishaka gufokasinga ku kiganiro, you first focus kuri karite y'ibintu ushaka gutanga kabisa. Nese Uzia nka uyu mwaka ni iki kintu wakwigishije uriya mwaka dusoje nyine cyawungukiyemo nyine cy'ingenzi kuri wowe? uriya mwaka washize 2024 yego ni umwaka kuri njyewe n'umwaka wabaye mwiza, intego zose nari mfite mu mwaka wa 2024 nazigezeho. Yego nyine ntihabura zimwe nyine ziba zarafailinze, ariko rwose 90% z'intego nashaka kugeraho nazigezeho. Nandikiye indirimbo abasani, yego yari target yanjye, numvaga nyine nshaka yuko abantu bagomba kumenya ko nandikira indirimbo abasani, nabigezeho. Hari n'indi mishinga y'abahanzi banini nanditseho nayo mu minsi mike izasohoka, nabyo tuzabivugaho. Byose nyine urumva umwaka wagenze neza, so far so good. Yego bro, anytime uzakenera support kuri njyewe cyangwa support ku muntu wo mu Kazaza Media TV cyangwa ku muntu muri team cyangwa ku bantu nyine bose abenshi dukorana cyane n'abanzi tu bro, njyewe uzanceho nzagufasha naribi mu byo nshoboye tu. Asante kabisa. Nta nkunga y'amafaranga mfite kuko kakanya ntago nahita bangiye gusupportinga umuntu ku mafaranga ko nanjye ntaho kandi ndagera bya danje, ariko byibuze hari utuntu nye duke ubufite. Kuko ndakeka niba umuntu asharinze link ye kundi umuntu akayireba, umuntu ntago wari bumugire. Support man, support ntago nyine